iminsi turimo ni iminsi ya nyuma kuko ibyahanuwe byose byarabaye byaravuzwe yuko nongeye kukwakira nshuti muvandimwe ukurikiye ikiganiro umugoroba wa nyuma w'isi ugezwaho binyuze kuri channel ya YouTube yitwa Blessing Official TV. Channel ibagezaho ibintu bitandukanye bizagenda bibaho muri uwo mugoroba w'isi, aho tugenda tugera ku iherezo, kandi buri muntu wese asabwa kuba maso kugira ngo ubwo Satani arimo aragenda asatira iherezo rye, arashaka kwitwara nk'umutware w'isi, kandi arashaka kwisasira abantu benshi kuko azi ko ijuru ataritegereje. Reka mbere yuko dutangira tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, muremyi wacu wowe ubana natwe umunsi ukira, tugushimiye ko turi muri bake wemeye ko tuba tukiri bazima muri uyu mwaka wa 2025. Turakwinginze kugira ngo ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe tureba ibimenyetso bitandukanye bigenda bigaragaza umugoroba wa nyuma w'isi, turakwinginze kugira ngo uyobore ubwonko bwacu, uyobore ubwenge bwacu, kandi ijambo ryawe ryamamare hirya no hino kugira ngo abantu bose bitegure kugaruka kwawe. Bana natwe kandi tuyobore, uha umugisha buri muntu wese utega amatwi ijambo ryawe, uha umugisha buri muntu wese ugerageza gusangiza abandi ubu butumwa kugira ngo bwiteguze abantu benshi, kandi uduhe kuba umucyo mu isi mu izina rya Yesu. Reka tugushimire ko wowe utajya utezuka kukwiga ijambo ry'Imana binyuze kuri channel ya YouTube. Tugushimire wowe wamaze gukanda subscribe, kandi by'umwihariko umuntu sharinga cyangwa se ufatanya n'abandi kugira ngo bumve umuburo wa nyuma cyangwa se ibimenyetso bya nyuma bigenda bitugaragariza ko tugeze ku iherezo ry'isi. Kandi ndakwinginze kugira ngo igihe cyose ukurikiye iki kiganiro ntukakigire ubwiru, kuko hari igihe uzifuza gukoresha amahirwe ufite ubu ntuyabone, kubera ko ntabwo ikoranabuhanga rizaba ryoroheye abana b'Imana. Reka nkubwire ko igihe tutarimo turakoresha uburyo dufite n'aka kanya Imana yaduhaye kugira ngo tugeze ijambo ry'Imana ku bantu benshi, hari igihe uzabyifuza. Umuja w'Imana yagaragaje ko abantu benshi bazajugunya amafaranga yabo kubera ko babona ko aho kuyakoresha bakorera Imana, batanga ibitabo, batera inkunga ababwirizabutumwa bo mu buryo butandukanye bagenda bageza ubutumwa ku isi, bizababera nk'amase. Ntabwo bizaba bikibafitiye umumaro, ahubwo bazagira agahinda kenshi ko kuba bataragize ubutumwa cyangwa se batarakoresheje ubutunzi Imana yabahaye kugira ngo bageze abantu benshi ku gukiranuka. Reka twongere dusome nanone mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu gice cya 13 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Babwire ko iri somo ni ryo twibandaho tureba ibirimo biraba mu mugoroba wa nyuma w'isi. Itera bose aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Abazagira amahirwe bagakurikira bakabona igitabo cy'intambara ikomeye, kizabahishurira ibintu byinshi. Kandi niba unagikeneye wazanyandikira muri comments ugatanga nimero yawe, nkaba nakikohereza kiri soft cyangwa se
kitari hard nkakikoherereza, ndetse n'ibindi bitabo bitandukanye, kubera ko hari ibyo umuntu aba afite kandi tugomba kubitanga. Reka rero aho uri hose, igihugu cyose waba urimo, nabonye hari abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari mu bihugu bitandukanye. Reka ngushimire ko ukurikira, ufata akanya kawe, kandi aka kanya kawe ufata kugira ngo wige ijambo ry'Imana. Reka Imana izagakoreshe kugira ngo igukirize ubugingo mu gihe turimo turafatanya. Mu kiganiro cy'ubushize twibajije ikibazo kivuga ngo mbese umuntu yabuzwa kugura no kugurisha afite amafaranga kashe? Twabonye ko igisubizo ari yego, kandi byaratangiye. Twabonye uburyo kera abantu bahembwaga bahabwa amafaranga mu ntoki, birangira tugiye muri banki bakajya baduha udukarine, udutabo aho bandikagamo amafaranga, ndetse ukaba ukimara kuyabikuza wayabika mu mufuka cyangwa se mu rugo, nubwo bashoboraga kuyakwiba, ariko wabaga uyafite igihe icyo ari cyo cyose ushobora kuyakoresha. Ariko nyuma yaho haje ama ATM card aho washobora kuyikoresha isaha n'isaha, kandi ibyo byatumye abantu babaga bafite akazi nko muri Ecobank. Uzasanga ko branche nyinshi cyangwa se ahantu hatandukanye mu gihugu bafunze bitewe n'ikoranabuhanga. Bivuga ngo rero ikoranabuhanga tugenda tujyamo rizagabanya akazi ku buryo abantu bazasigara basabiriza. Hari ibintu byinshi bitazagira agaciro bitewe n'ikoranabuhanga. Ikibazo njya mbaza, mbese konvoyeri ari hehe? Ubu se byagenze bite? Ahari abaragize amahirwe akajya kwiga akaba umushoferi, ariko bari abantu byari bibatunze, nubwo habagamo ubujura. Mu by'ukuri ikoranabuhanga ryakemuye ibibazo, ntabwo duhakana ko ritakemuye ibibazo, ariko nanone tugomba kugira amakenga, kubera ko mu migani batubwira ko umunyamakenga iyo abonye ikibi arakikinga, naho umupfapfa ikije cyose ajyamo. Reka rero dusabe Imana kugira ngo mu gihe tugifite aya mahirwe tuyakoreshe neza. Mbese ninde uzakubuza kugura no kugurisha? Icyo ni ikibazo buri muntu wese yakagombye kwibaza. Ariko ntekereza ko nta muntu uzaguhata, nta muntu uzagukubita, nta muntu uzagira gute. Biroroshye ko nshobora kugutwara urufunguzo rw'inzu, hanyuma ukankurikira kugira ngo mbashe kuruguha ubashe kwinjira. Nibi rero byo kubuzwa kugura no kugurisha, hari ibintu bitandukanye bagenda batwinjizamo, tuzasigara tubirukaho kugira ngo badufashe. Niyo mpamvu rero tugomba kutarwana n'iby'isi. Hari abantu usanga iyo bakubye amafaranga cyangwa se bakakurenganya, usanga ari ikindi kibazo udashobora kubyihanganira. Ariko iki ni igihe cyo kwihanganira, kuko abantu benshi bazagenda batwambura. Nutimenyereza kwemera guheba ikintu runaka mu gihe ubona gishobora kugutesha umwanya cyangwa se kigatuma n'ubugingo bwawe bubura, wahitamo kubimuha nk'uko Yosefu yasigiye umwenda nyirabuja. Natwe bishoboka ko uwo mwenda waba ari amafaranga, bwaba ari ubutunzi runaka bamaze kubika mu ikoranabuhanga. Mwabonye ko n'ibyangombwa ubu tuzayatubona mu ikoranabuhanga. Mu by'ukuri iyi koranabuhanga mu Rwanda ryo rirakataje. Ubundi ikibazo ni ibindi bishobora kuza nyuma yabyo, tugenda dusoma mu mwuka w'ubuhanuzi. Ariko mu by'ukuri mu bigaragara riradufasha mu buryo bwinshi, rituma tutirirwa twiruka cyane. Mbese ninde uzakubuza kugura no kugurisha? Igisubizo, ntawe uzakubuza kugura no kugurisha, ahubwo ni wowe uzibuza kubikora. Icyo Satani n'ibyitso bye bihatiye gukora ni ugushyiraho sisiteme nshya izabuza abantu kwemererwa kugura cyangwa kugurisha kutubahirije amabwiriza yabyo. Ntabwo bazagushyiraho iterabwoba n'ibindi bitandukanye nk'uko byagiye bigaragara abantu babivuga ko bagiye bashyirwaho iterabwoba kugira ngo bafate inkingo. Hari abagiye babivuga, nubwo tutazi ukuri kwabyo, ariko buya nta bipfa kuvugwa gusa. Ariko hano nta muntu uzagushyiraho igitugu, ahubwo sisiteme izaba ihari izatuma wowe ubwawe wibuza kujya kugura cyangwa se kugurisha.
kandi ibyo rero byaratangiye gukurikizwa. Umuntu utujuje ibisabwa we ubwe azisanga yarakuwe mu bafite uburenganzira bwo kugura no kugurisha. Nta gahato bazagushyiraho kakubuza kwinjira muri sisiteme, ndetse rwose uzasanga babikwingingira cyane ntawe ugukubita, kuko nibwo buryo bumwe gusa buzaba busigariye buri wese kugira ngo yemererwe ibyo kera atagombaga guhangayikira. Ni ubwo buryo bwonyine buzaba busigaye bitewe na sisiteme irimo iragenda yubakwa. Kandi ndagira ngo nkubwire ko ari ukuba maso nk'uko Yesu yabibwiye abigishwa be, kuko ibihe byarahindutse. Ibihe ntabwo ari bya bindi. Ntabwo uzajya kuburana ku butunzi bwawe, ahubwo bazakwingingira ati waje ukinjira muri sisiteme yacu ko nta kibazo. Abantu rero dukunze gupfa kwinjira mu bintu tutabishyizeho akabazo. Mu by'ukuri ni byiza gutekereza kubera iki urimo uranshyira muri ibi bintu. Reka rero dusabe Imana kugira ngo mu gihe nubwo dushobora kuba turi muri sisiteme mu gihe runaka, ariko hari igihe runaka kizagera umuntu ntaba agifite ubwo burenganzira kubera ko bizaba bibangamiye kwizera k'umuntu. Twinjiye mu bihe bya nyuma nubwo abantu batabizi. Nta kitazagira iherezo. Abantu benshi bibazaga uburyo ifaranga noti cyangwa se ifaranga ry'ibiceri rizagera ku iherezo, ariko igihe kirageze. Amafaranga azagenda akurwa mu baturage cyane. Twamaze kwinjira muri iyo sisiteme nshya. Impamvu zangisha abaturage amafaranga kashi zarabonetse. Barayakwiba, ubundi umuntu ashobora no kwanduriraho indwara nk'izi ndwara z'ibyorezo. Ngira ngo mwumvise ko hari ikindi cyorezo kiri mu Bushinwa, bisaba buri muntu wese kwirinda. Nubwo tutazi ibyacyo, ariko Bibiliya yatweretse ko hazaza indwara z'ibyorezo, ari izikozwe ari n'izitewe n'aho dutuye mu isi. Ariko ibyo byose ni ibikoresho bya Satani kugira ngo atume duhangayika. Ibyo rero kuyakoraho nkayaguha, kuba wanyanduza indwara, nabyo bishobora kuzaba imwe mu mpamvu izatuma bashishikariza abantu gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga. Hari ubwo bibwira ko ari byo byiza, ariko bazasobanukirwa batinze ko burya byari bihishe impamvu nyinshi zitari izo bazi. Ndetse birashoboka ko n'abakuru bamwe na bamwe baza leta cyangwa se abakuru bamwe na bamwe baza serivisi batazi ibyihishe inyuma. Ariko twebwe nk'abasomyi ba Bibiliya ndetse n'umwuka w'abahanuzi bareba bakumva n'ibindi bitandukanye abayobozi b'isi y'umwijima bagenda batangaza mu buryo butandukanye, tugomba gukanguka tukamenya aho byerekera. Yego koko gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga byihutisha rwose gukemura ibibazo, ariko bizabatera n'ibindi bitagaragajwe. Amafaranga abikijwe muri banki ni ay'igihugu nubwo ari ayawe, ariko si ayawe neza uko wibwira, kuko isaha n'isaha wayakurwaho. Igihe cyose utubahirije ibyangombwa, amafaranga witaga ayawe ahinduka ay'umuntu uyafite. Amafaranga abikijwe muri banki ni ay'igihugu nubwo ari ayawe, ariko amafaranga ubitse ku mufuka wawe uretse ko wayibwa, nabyo bisa n'ibyo wayakurwaho ari muri banki. Ayo ubitse ku mufuka wayitabaza igihe icyo ari cyo cyose, ari kuri banki uyabona ubanje kubyemererwa. Bivuga ngo uba watanze uburenganzira bwawe bugafatwa n'undi muntu. Bivuga ngo nubwo hari ibintu byinshi biboneka mu kubitsa muri banki, ukuba witeze umutekano wawe, kandi uba ushobora kuyifashisha kugira ngo ubane inguzanyo witeze imbere, ariko tugomba kuba maso kuko hari igihe kizagera ayo twabitse muri banki tuyabikuze tubanje kwiyuha kuya, cyangwa se ubugingo bwacu bwashyirwa mu kaga. Ntabwo turimo turaca intege abantu kubitsa amafaranga muri banki, ndetse rwose muri iyi minsi umuntu yayifashisha kuko nibwo buzima turimo. Ibyo ntabwo watandukana nabyo kuko nibwo buzima burimo. Ntabwo nkubujije kohereza amafaranga kuri momo, ariko tugomba kumenya ko hirya yabyo hashobora kuzavamo ibibazo. Reka rero mu gihe tugifite aya mahirwe tubikoreshe dukora umurimo w'Imana, kandi dufasha n'abandi bafite ibibazo bitandukanye byo muri ubu buzima,
nk'uko leta zacu zigenda zidushishikariza gufasha abandi. Reka rero ayo mafaranga tuyifashishe dufasha abandi. Burya ntabwo ari amafaranga aba ari muri banki ari ayawe, ayo muri banki wayabuzwa, ariko ari ku mufuka ntawayakubuza. Ibya kera rero byari byiza, gusa nuko byatindaga bitewe n'ibintu byinshi abantu nabo bafite muri iki gihe byo gukora. Biragaragara ko gukoresha momo, gukoresha Airtel Money nabyo byihutisha gahunda, ariko amafaranga ari kuri momo ntabwo ari uyafite, ahubwo nyiri momo ni uyafite. Ibyo turangirwa gukurikiza ibyo birihuta, ariko bifite amananiza menshi. Ni ukubifata uko ubyumva, nyamara byararangiye. Ugufatiye ku ifaranga ryawe abagufasha. Reka rero mu gihe dutanga amafaranga tunabikuza, tuyifashishe cyane dufasha abavandimwe, inshuti, ndetse no kubwiriza ubutumwa, dutanga ibitabo, dutera inkunga ku babwiriza bitanga, abagenda ndetse n'abakoresha ibyuma by'ikoranabuhanga mu buryo butandukanye, kandi dukoresha n'izo mbuga nkoranyambaga Imana yaduhaye muri aka gahe kugira ngo tubashe kugeza ubutumwa ku isi yose. Gukoresha amakarita faranga elegitoronike nibyo bigezweho, ntaho wabikwepera, ariko ntabwo bizira amakemwa. Ikintu cyose kigira uruhande rwiza n'urubi. Batwereka uruhande rwiza bakaduhisha urubi, nuko Satani akora. Uramutse urungurutse mu ruhande rubi, wabona ko twamaze kugusha ishyano. Ku ifaranga niho abantu bose bahurira, nta muntu n'umwe udakora ku ifaranga. Aho rero abantu bose bahurira niho na Satani nawe yagiye gutegera abantu, kuko arabashaka nyine. Ndetse n'abayobozi b'isi hari igihe baba bashobora kubona aba bacu b'ibihugu, hari igihe baba babona ko ari byiza, kandi natwe tubona ko ari byiza, ariko hirya yaho twebwe nk'abasoma turimo hirya yaho hari ikindi. Igihe rero tuyatanze, reka tuyifashishe dufasha n'abandi, ariko tuba tuzi ku isaha n'isaha batubwiye ko atari ayacu, cyangwa se bashyizeho kondisiyo runaka zirwanya kwizera kwacu, tube twiteguye ko bayasubirana kandi n'ayabo, nubwo tuba twarayakoreye. Kandi ntitugende tubitotombera, kuko bo ibyo bazaba bakora ni ibijyanye n'amategeko, kandi natwe tuzaba dukora ibijyanye no kwizera kwacu. Kuba ku isi yose hagomba gukoreshwa ifaranga rimwe, ubyumvise wasanga ari byiza, ariko se nshize amananiza ku muntu wese ushaka kwinjira muri iyo sisiteme yabyanga? Icyo nicyo Satani yakoze. Abakoresha ifaranga rye bose bazaba be. Ibyo ubona mbese ntacyo bikubwira. Ibibaho ntabwo biba bipfuye kwizana, hari impamvu ibitumye bibaho. Kuki insengero zifungwa mukumva ko ari ikintu gisanzwe? Mbese ninde urakara insengero? Ntabwo ari za leta zisohoye da, ahubwo n'umwanzi w'Imana n'abantu bayo Satani. Wambaza uti kuki Imana yemera ko zifungwa? Nuko ikeneye kureba uko ubyitwaramo, nuko ikeneye kumenya uruhande uhagazemo, nuko Satani yabisabye kugira ngo ashungure ubwoko bw'Imana. Ishunguro ryaratangiye kandi rirakomeje rwose. Imana izemera ko akaga katugeraho kagaragaze uko duhagaze. Nicyo cyatumye yemera ko insengero zifungwa, kugira ngo haboneke abashyushye n'abakonje, abakazuyaze nabo barukwe. Aho niho Imana yifuza ko tugera. Nyamara nubwo bimeze gutyo, za leta z'isi mu bushishozi bwabo bamaze kubona ko hari abantu bihisha inyuma bakiba abaturage babo. Bivuga ngo nayo ni impamvu imwe yatuma abantu bafunga kugirwa insengero. Uwo munsi w'iteka azakubita imbuto ze ngo ziragarike, uhereye ku ruzi ukageza ku kagezi ka Egiputa, nuko muzatoragurwa umwe umwe mwa Bisirayeli. Yesaya 27:12. Nubwo bizaba bimeze gutyo, Imana yateganije ubuhungiro bw'abana b'Imana. Ntabwo tugomba gucika intege, kuko Imana izakubita imbuto zayo ngo ziragarike, uhereye ku mukuru ukageza ku muto. Nuko ikeneye gutoraguramo imbuto zeze neza, nabyo ibitumbwe ikabyihorera. Imana ishaka gutoranya abantu b'intwari, igiye gukorana nabo mu rugamba rwa nyuma. Ibitumbwe bigereranwa n'ibigwari, ntabwo azabyitaho. Ibyo bitumbwe bigereranwa n'ibigwari, abantu b'abanyabwoba, abantu badahagarara ku by'Imana, abo ntabwo azabyitaho. Reka dusabe Imana kugira ngo idufashe tuzabe mu ntwari. Mbese ubarirwa mu mbuto zeze neza.
umwiherero twahawe mu gihe icyorezo kirimbanije uzabigaragaza neza. Imana yemeye ko insengero zifungwa, ibitumbwe byihishemo bikagaragara. Ibitumbwe ni abapagani bo mu rusengero. Vuba aha cyane ubwoko bw'Imana bugiye gupimwa n'ibigeragezo bikarishye cyane, kandi umubare munini w'abatugaragarira nk'abakiranutsi bazagaragara nk'inkamba. Reka rero ngusabe kugira ngo buri muntu wese abe maso, kugira ngo tumaze kubona ko ibyo tubona byakagombye kuduhumura amaso. Reka dusabe Imana kugira ngo tuzasangwe duhagaze mu ruhande rwa Yesu Kristo, kandi duhagarare nk'intwari mu izina rya Yesu. Reka ngusabe kugira ngo tuzahure ku kiganiro cy'ubutaha, kandi ngushishikariza kugira ngo ukomeze gusakaza ubwo butumwa, ubibwire abandi, bohereze link ufite amahirwe ubonye akanya. Kandi ndashimira abantu benshi bagenda bohereza link kugira ngo abantu bagerageze kumva, ndetse n'abantu bakande subscribe kugira ngo, kandi n'akazogera kugira ngo igihe cyose ikiganiro kigezweho abashe kukigeraho, abashe guhita kibona. Reka aho nkatwe nk'abasirikare ba Yesu tugomba guhora twiteguye kurwana igihugu cyacu aricyo mu ijuru, mu izina rya Yesu. Natwe rero nshuti bavandimwe, turi abasirikare ba leta y'Imana. Haguruka uhangane n'ubutware bw'umwijima, ni iby'igiciro kugwa ku rugamba rw'umukiza.